Welcome back muri studios za The Voice of Youth hano Sydney. Dufite abashitsi cyangwa se abatumirwa muri studios za The Voice of Youth aho tugiye gutanga ibitekerezo bitandukanye ndetse n'inama zitandukanye kuri iyo topic yacu. Abantu babiri barahuye mu muhanda cyangwa se mu barabara. Umwe abwira mugenzi we, "Oh my gosh, ko wabyibushe, ko wananutse," biramubabaje. Kandi yavuye mu rugo abizi neza yuko abyibushe cyangwa se ananutse. Biramubabaza. Noneho question ikagira iti, ari uwabajije n'uwabajijwe wagahinde. Reka twumve rero bamwe mu bo turi kumwe hano muri studio za The Voice of Youth batubwire uko babitekereza, ariko nawe ntuhejwe muri comments watubwira uko bitekereza, watubwira uwo wagira inama, watubwira uwo wagaya. Aye ndatangaye sinzibagirwa. Uhuye n'umuntu mu nzira akakubwira ngo se ko wabyibushye cyane cyangwa se unanutse cyane, kandi yavuye mu rugo abizi neza ko unanutse cyangwa se ubyibushye, donc azi uko umeze, hanyuma wowe babibwiye ukababara. Noneho ikibazo kikagira kiti, eske mu gihe ari uwababaye kubera ko uko bamubwiye ari n'uwabivuze, wowe wagaye wowe? Jewe nagaya ni umuntu ubabazwa, wababajwe nuko bamubwiye ko nanutse cyangwa se abyibushye. Ikintu cya mbere gihari, umuntu ubwiwe ugomba kuba proud y'uwuriwe, kuko uko umeze wewe wabigizemo uruhare kugira ngo umere uko nguko umeze. Swat muri uko kubyibuha hari impamvu yatumye ubyibuha, hari cyangwa nimba unanutse hari impamvu yatumye wowe unanuka, kubera ko wowe uzi ukuri hagati y'ibyo bintu byombi. Hanyuma uri utera comment ntagaze impamvu iri aho ngaho. Mu mpamvu z'uko wowe uzi ukuri kwaguteye kuba uko umeze uko nguko, nta mpamvu yo kukubabaza, kubera ko abantu bose ntabwo wowe washimisha abantu bose. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, iyo uhaye umwanya amagambo abantu bavuga, wowe bigutera umwanya, bigatuma udashobora kuba wagera ku cyo ushaka kugeraho. Rero kumbyumva numva ntushima cyane uwaje kubwira undi ko ari munini cyangwa muto, kubera ko umuntu wese aba yiyizi, umuntu wese abazi uko ateye, umuntu wese abazi uko angana nyine. Nta mpamvu yo kuza kandi gusa naho ugiye kumwibutsa ko ari munini cyangwa muto kandi nawe abizi. Nkaba wenda ukabivuga mu nzira nziza. Hariho uburyo bubiri bwo kubwira umuntu nyine ko uko ateye. Uje nyine ukamubwira ngo ayiwe, ngo mana yanje, ngo n'ubunini, ngo uko wabyibuje. Cyangwa ukamubwira ngo ayiwe mana yanje, ngo usigaye ungana gute, uko wananutse. Iyo si inzira nziza. No mu maso gusa ushobora kubibona nyine ukuntu ari kubikubwira, nimba ari byiza cyangwa ari bibi ntabwo wiyoberwa. Uwo ngo wabagize nabi agomba gukoresha inzira nziza yo kubwira umuntu ko ari munini cyangwa muto, kandi nta kibazo cyo kuba munini, nta n'ikibazo cyo kuba mutoya, kandi abato bose ntibangana, abanini bose ntibangana, nta kibazo pe cyo kuba munini cyangwa muto. Gusa nyine nze sinashima uwaje kubwira undi ko ari munini cyangwa muto, nkaba yakoresheje inzira nziza, wenda akaza akakubwira ngo wow, ngo mana yanje, ngo warabyibushe, ngo umeze neza, ngo usigaye wigiki. Aho ngaho nta kibazo, abakoresheje inzira nziza kandi abayishimiye nyine, mbese ababona ko uteye kukubereye umeze neza nta kibazo. Cyangwa wenda akaza akakubwira ngo mana yanje, ngo ko nanutse, ngo kuri tayi kabisa, ngo niwe wa mbere ibintu nk'ibyo nyine. Uwo ngo nawe bakoresheje imvugo nziza, inzira nziza, aho ngaho nta kibazo. Uwo sinamugaye, uwo nagaya mbese ni uwaje kubwira undi ko ari munini cyangwa muto, ariko nawe ukoresheje inzira itari nziza cyangwa imvugo itari nziza, yo gusa naho atarangije phrase ngo akakubwira gusa ngo si kuri munini cyangwa ngo se kuri mutowe. Ibyo ntibisobanutse, ntago ari phrase yuzuye.
aho ngaho nyine ntabwo byashimisha umuntu. Kandi ikindi aho ngaho byerekana ko uwo muntu aba asa n'ugufitiye ishari y'ukuntu uteye, nimba wenda uri munini cyangwa muto. Biranashoboka ko uwo muntu nawe ashobora kuba ari munini neza ameze nk'uko wenda umeze nawe, cyangwa ari muto nk'uko nawe umeze, ariko iwe akumva muri we atari byiza, noneho agashaka nawe kugupfobya, kuguca intege y'ukuntu usa, kugira ngo mwembi ntimwishime. Uko umuntu ahuye n'undi mu nzira akamubarira ati hewe kuba byubushe cyangwa ko wananutse, hama ubu abajije akashavura. Je numva nyene abashavujwe no gusa ntashike mushavuze kweri. Je niyumvira ko first of all ubaza nk'icyo kibazo umuntu urusanzwe uzi, ushobora guhora ejo kumbura wabonye ko mbyibushe, duhuye no munsi ugasanga nabaye different. Canke twahuye ejo nonzi uyu munsi ubona matama yavyimvye no kwa urumva kuko ntoje kubaza umuntu mu nzira gusa ati hewe kuba vyubushe ejo ntusanzwe ntuzi ko before nari nonze canke before nari mvyubushe kuva mbaza ico kibazo. So urumva kibazo umuntu uzi usanzwe uzi. So je niyumvira ko nkubajije ati nkubariye ati yewe byagenze gute ko kuwonze, simba gize amakosa, ni ikibazo gisanzwe ku bantu, ku bagenzi, ku bantu bazinanye. Ushavuye nda kugaya nanje ari nanje. So muri abo bantu babiri ninde nagaya? Jewe ninde nagaya numvisha umuntu uri kubaza ico kibazo. So uwo nagaya muri abo bombi nagaya umuntu wabajije ikibazo, bombi ngiye nabagaya kubera bavuze ati umuntu umubaje ko wabyibushe cyane cyangwa ko wananutse cyane, uwo muntu akababara bikamubabaza. Urumva ko yababaye kubera bamubwiye ko yabyibushe cyane cyangwa yananutse cyane. So impamvu yababaye, impamvu ngiye numva ko namugaya ni kuvuga ko ntabwo ari proud y'uko ameze, cyangwa ntiyabanje ngo abaze wandi wamubajije impamvu ari kubimubaza igihe abimubariza ku mpamvu nziza ndashaka kugira ngo azamubwire secret akoresha kugira ngo abyuhe cyangwa nanuke. Ubabajije ikibazo nawe ubabajije ikibazo, why you minding someone else's business? Kwera iki umandinga business iyo ni umuntu umwisha mu buzima ubaza ngo kwera iki wabyibushe cyane cyangwa nanutse cyane? Live your life, urekiwe nawe living your life you. So ngiye numva bose nabagaye kubera ko uwarakaye yarakajwe n'ubusa kubera iki ntago azi impamvu yatumye amubaza. N'uwabajije nawe hari igihe ubaza umuntu mu magambo mabi. Ese iyo umuntu muhuye ukamubwira ngo ko wavyibushe, reka niyongeremo nanje ikindi kibazo kivuga ngo iyo ubajije n'umuntu ukamubwira ese ko wananutse, kubera abantu dukunda kubona abantu bavyibushe ko ariyo defo, ariko umenye uko umuntu nawe umubwiye yarananutse abifata nawe biramubabaza. So nk'umuntu ukamubaza rero muri iyo ka ananutse canke avyibushe ukabimubaza, ikintu ca mbere novuga, banza umenye umuntu bibwiye, banza umenye arabifata gute. Ikindi dufitanye ubwahe busabane, niyahe relationship iri hagati between us. Igihe uzobona ko uwo muntu hava bifata nabi bitewe n'ukungene musanzwe muvugana, novuga ati uzovyihorere, kuko mu kirundi baca umugani ngo irirenze umunwa riba rirenze impinga. Ni ikintu uvuze udashaka kugarura. So muri conclusion uko nokumva no kwishura, menya ubibwiye, menya ubushuti bwanyu mufitanye. Nimba uje kubimbwira uri my best friend, ndibaza umuntu wese akunda ko inshuti we imubwira ukuri, kandi uko kuri ntigushaka kukubabaza, ahubwo bigutera kugira ishaka ryo kumva ko
nimba wari unanutse tanga urufungure kugira ngo ushobore kubyibuha, nimba wari ubyibushe kora siporo cyangwa uje ufate regime. So ari inshuti yawe yabikubwiye ubifata neza muri ka zose, gusa atari inshuti yawe umwanya wose ubifata nabi. Kuri uyu muntu wababajwe nuko bamuvuze, ikintu nshobora kumubwira ni uko agomba kuba fier y'uwo ari we, kandi nta kintu yakora kugira ngo abantu bose bishime cyangwa se ngo bashimishwe nuko ashaka ko bishime. Ikindi agomba kumenya ko Imana yaturemye twese mu buryo butandukanye, kandi buri wese imuhereza umwihariko wiwe. Ni ukuvuga ngo Eric atandukanye na David atandukanye n'abandi benshi batandukanye, kandi ntibyakunda ko David aba nje cyangwa ngo njyewe mbe David. Uko niko Imana yaturemye, kandi umwihariko wacu wa buri muntu wese niwe utanga comment zitandukanye ku bantu, kubera ko abantu bose ntiwubabuza gukomanta, kuko ni uburenganzira bwabo, nta n'icyo wakora kugira ngo uhagarike icyo kintu. Rero ibyiza ni uko wemera uriwe, ukaba proud of who you are, hanyuma ubuzima bugakomeza, ukikomereza ubuzima bwawe nta kibazo. Hariho abantu bayeho kugira ngo bashobore kuba basesereza abandi, cyangwa akubwire nabi kugira ngo abone uko yaguca intege mu kintu runaka abona ushaka kugeraho, akakubwira muri ubwo buryo. Icyo gihe rero wowe yimugaragarije ko cyakeneye kubwiye hari icyo cyagutwaye, uba umuhaye izindi mbaraga. Ariko iyo umwenya amatwi ukamwihorera nta kibazo. Kukubwira ngo urabyibushe cyangwa urananutse, wowe kuri hagati aho, impamvu ubyibushe cyangwa impamvu unanutse ni wowe uyizi. Rero mu gihe uzi ukuri nta mpamvu yo kubabaza aho ngaho. Umuntu agomba kwimenya, akamenya nyine uko ateye, kandi akumva ko ari kwiza kumubereye, waba uri munini waba uri muto, ku buryo umuntu wese wenda ashaka kubwira ngo uri munini cyangwa uri muto ntihagire nyine icyo bigutwara, kubera ko ntacyo n'ubundi bitwaye. Umuntu rero agomba kwimenya akisobanukirwa. Ntabwo namugaya ngo yashavuye, ahubwo ngomba nomwankuraja kwimenya no kutababara, akamenya uwo ari we, kandi akamenya uko ari kose ari kwiza kumubereye, kuko abantu bose nyine ntabwo bangana, abato bose ntibangana, abanini bose ntabwo bangana.